Imana ishimwe yo yongeye kuduhuza. Imana ishimwe, burya ngo utayishima ninde? Utayishima yaba yitwa nde? yaba aturuka he? yaba asate? Ikaze rero mu kiganiro hano muri studio za Musabyimana TV. Imana y'amahoro ibambere umugisha. Nk'uko bisanzwe rero dukunda kuganira ku jambo ry'Imana, ryampindura nawe rikaguhindura, bityo izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Tugiye kuganira ku jambo nahaye umutwe w'amagambo uvuga ngo urukundo ruhebuje byose kuba inkenzi. Ni uruhe rukundo rero? Rukundo nk'umukristo cyangwa nk'umuvugabutumwa cyangwa nk'umunyamasengesho, reka turebe urukundo rugomba kuturangwa. Ese ni uruhe rukundo? Reka turebe icyo Bibiliya yabivuzeho. Bibiliya tuvuga ko ari bwo buhanuzi bwonyine butavangiye. Ni uruhe rukundo? Nshuti muvandimwe wongurikiye aka kanya, reka dusangire ijambo ry'Imana ariko dusesengura ku jambo urukundo. Urukundo ni uruhe rukundo? Ese ni urw'amafaranga? Ese urukundo ni urwo kuba witwa umukire? Ese ni uruhe rukundo? Reka turebe icyo Bibiliya yabivuzeho. Aka kanya rero nk'uko tugiye kuganira ku jambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana kugira ngo ikiganiro cyacu Imana ikibemo. Dutumire Imana mu biganiro byacu. Shimwa mwami w'abami, wowe wongeye kuduhuza muri izi studio tuganira ku jambo ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye, njye ndagushimye kuko wandamukije, wanyirijeho, warandinze ku rwego rwo hejuru. Hari byinshi byari byasamiye ubuzima bwanjye, warandinze. Izina ryawe nirikomeze rihabwe icyubahiro. Bana rero n'abagiye kuzumva iki kiganiro, bana nabo turi kumwe hano muri studio, bana n'inshuti zanjye n'abavandimwe, abazabyumva bizarushaho kubahindura, abazumva ikiganiro kizagira aho kibakura n'aho kibageza. Ngaruro Mesiya muzima, turagushimye kuba wongeye kuduhuza duhumeka umwuka w'abazima. Wowe ubyemeye, reka ubyemere kizagere kuri bose. Kwari ukugushima no kuguhimbaza, ko uri mu kazi, ko ukomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Ndangije ngushima nguhimbaza. Reka twumve izi mbuga ugiye kuduha, zibanze zimpindure kandi zahindure n'abavandimwe. Bana nanjye rero ni mwizera Yesu Kristo turakoze. Amen. Reka nshuti bavandimwe tuganire ku jambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku jambo ry'Imana twifashishije bimwe mu bitabo nkunda cyane gusoma. Ni igitabo, ni mu butumwa bwizwe bwanditse Abakorindo, igitabo Abakorindo ba mbere ibice 13 umurongo wa mbere. Iki gitabo cy'Abakorindo ni bimwe muri bya bitabo 14 Pawulo yanditse. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Abakorindo. Abakorindo byumvikane ko bwari ubwoko cyangwa se bari abantu bari abanyamasengesho, ariko Pawulo abandikira cyangwa se urwandiko nguko Pawulo yarwanditse arubandikira, yari umugabo uyu Pawulo wari umunyamasengesho cyangwa se yari umunyabyaha. Bibiliya igaragaza ko yari umunyabyaha, ngo yitwaga Sawuli, ariko nyuma aza guhindurirwa izina yitwa Pawulo. Pawulo rero nanjye Imana hari aho yanguye, nari ndi umunyabyaha ariko Imana ingarukaho. Iyo ndi kuvuga ijambo ry'Imana mba mbona ari ibintu bikomeye. Nanjye yangarutseho, nari ndi umunyabyaha, nari ndi umusinzi, nari ndi umusambanyi, nari ndi ingozi y'ibibi mu buryo bwose, ariko Yesu angarukaho. Ubu nanjye numva nshaka kwibera umuvugabutumwa w'ijambo ry'Imana. Sinterane no kubara inkuru, ahubwo nterane no kuvuga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ryo ngo ni umuhizi uhiga kandi akavumbura. Rero nshuti bavandimwe turi kumwe
kuri uyu murongo. Reka twumve izi mbuguro. Twebwe ntabwo ubu turi i Korindo muriya mujyi, ahubwo turi hano mu Rwanda cyangwa se turi ku isi. Nk'uko nabibabwiye, amazina ni Musabyimana Jean Marie Vianney, umupapa w'abana 5. Ndi umugabo ukunda gusenga, ndi umugabo ukunda ijambo ry'Imana, kandi nkumva narikundisha n'abantu. Nagiriye umugisha rero, ntabwo ndi inzererezi. Imana yampaye icyo ngora, yewe ngira abana tubana mu kazi ka buri munsi. Nkora umurimo w'Imana, by'umwihariko mu kazi kanjye mba numva ijambo ry'Imana ariryo nshira imbere, kandi biranyubatse, biranyubakiye. Niyo mpamvu kuganira ku jambo ry'Imana biramfasha. Wowe turi kumwe aka kanya, nawe ndagira ngo bize kugufasha. Reka twumve rero zimwe mu mpuguro Pawulo yandikiye ab'i Korindo, ariko ntabwo turi i Korindo, ahubwo turi ahangaha. Wowe ubyumvise rero ndiwumve ko ndi kubwira abanyekorindo, ahubwo ndi kukubwira wowe uzagira umugisha wo kubyumva. Reka twumve. Nababwiye ngo ni urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorindo ba mbere, ibice 13. turahera kuri uyu murongo wa mbere. Umurongo wa mbere uratubwira ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, ngo mpindutse ng'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose, nkabasha gukuraho imisozi, ariko singira urukundo, ntacyo mpa ndicyo. Kandi nubwo natanga ibyanjye byose, nkungaburire abakene, ndetse nkitanga ubwanjye ngo ndwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. 4 aratubwira ngo urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ndirugira ishyari. Urukundo ndirwirarira, ndirwihimbaza, ndirukora ibiteye isoni, ndirushaka ibyarwo, ndiruhutiraho, ndirutekereza ikibi ku bantu, ndirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwihanganira byose, rwihanganira byose. Urukundo ngo ntabwo ruzashira. Guhanura ngo kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo. Ubwenge nabwo buzakurwaho, ngo kuko tumenyaho igice, kandi duhanuraho igice. Ngo ariko ubwo igishitse rwose kizasohora, bya bindi bidashitse bizakurwaho. Mwakirane ijambo ry'Imana. Haleluya. Nukuri nshuti bavandimwe, ngewe kubaganiriza ku jambo ry'Imana biranshimisha, kuko mbere yuko ijambo ndibafashisha, nanjye ubwanjye rirabanza rikamfasha. Nukuri iki gitabo nk'uko nababwiye, ni igitabo nkunda gusoma, kuko cyanditswe n'umuntu w'Imana, n'umunyamasengesho, n'umuntu ukomeye cyane. Uru rukundo rero Pawulo, nk'uko nabibabwiye, si ukubisubira inyuma, ahubwo Pawulo uyu mugabo, umwe mu myirondoro cyatumije nkunda gusoma ibi bitabo cyangwa izi nzandiko z'uyu mugabo, yandikiraga abavandimwe. Uru rwandiko yarwandikiraga abantu bo mwa kiriya gihugu cy'Abakorindo cyangwa se Abakorindo. Yesu nanone akomeza ashimwe cyane. Bavandimwe, nari mvuze ngo Pawulo uyu nguyu yandikiraga Abakorindo, ariko ntabwo turi Korindo, nta nubwo akibwira Abakorindo, ahubwo ari kutubwira twebwe abatuye isi. Abatuye isi rero ni nge nawe turi kumwe. Nk'uko umurongo wa 2 watubwiye ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi ngo nubwo nagira kwizera kose, ngabasha gukuraho imisozi, ngo ariko singira urukundo, ntacyo mba ndicyo.
birashoboka ko wagira uko kwizera, wakitwa umunyamasengesho, ariko umeze nk'abafarisayo Yesu yavukiyemo batarigeze bamwemera. Nshuti muvandimwe rero, kuba wakitwa umunyamasengesho, kuba nk'uko uyu murongo wa kabiri mu Bakorindo ba mbere ibice 13 umurongo wa kabiri hatubwira ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura. Kugira impano yo guhanura ntabwo bisobanura ko wagira ari urukundo, iriya ni impano. Nshuti muvandimwe, turi kumwe akanya, iga cyangwa gira impano y'urukundo. Kugira impano y'urukundo ikubiyemo ibyo byose. Ntabwo kugira impano y'urukundo nibyo bya mbere biruta n'ibindi byose. Imana y'amahoro ibambere umugisha, ndabakunda, mwumve ko impano iriti yindi ari urukundo. Amina. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mukande Yesu nanone akomeza ashimwe cyane. Bavandimwe, nari mvuze ngo Pawulo uyu nguyu yandikiraga Abakorindo, ariko ntabwo turi Korindo, nta nubwo akibwira Abakorindo, ahubwo ari kutubwira twebwe abatuye isi. Abatuye isi rero ni nge nawe turi kumwe. Nk'uko umurongo wa kabiri watubwiye ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose, kandi ngo nubwo nagira kwizera kose ngabasha gukuraho imisozi, ngo ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Birashoboka ko wagira uko kwizera, wakitwa umunyamasengesho, ariko umeze nk'abafarisayo Yesu yavukiyemo batarigeze bamwemera. Nshuti muvandimwe rero, kuba wakitwa umunyamasengesho, kuba nk'uko uyu murongo wa kabiri mu Bakorindo ba mbere ibice 13 umurongo wa kabiri hatubwira ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura. Kugira impano yo guhanura ntabwo bisobanura ko wagira ari urukundo, iriya ni impano. Nshuti muvandimwe, turi kumwe akanya, iga cyangwa gira impano y'urukundo. Kugira impano y'urukundo ikubiyemo ibyo byose. Ntabwo kugira impano y'urukundo nibyo bya mbere biruta n'ibindi byose. Imana y'amahoro ibambere umugisha, ndabakunda, mwumve ko impano iriti yindi ari urukundo. Amina. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mukande